byahiye cyakujya ngo tujya saa 11 sibyo biraswa n'igisambu iswa nagagihaha iswa amafaranga yanywera se agakoresha se amafaranga yanywera nishuri njye ryishura mbabya ego bepazo bite koze ugiraga inda ndende nabona byawe byose bimaze ntabimara nibyo abande Oh no. usaka twarira imwe kari bike ashoramba barashaho mugaze utunze uduhe none umva nyine mbabwire cyakujya ngo tujya saa 11 biraswa n'igisambu bari mugoroba taba turi bazima noneho ntago ajya bishurira ishuri ntagaze ngo agura isabune agiye kumesa imyenda ye gusa aho kuma ukiraho ngiye ni mugoroba natambutse hano ku muhanda afite inyama y'igiti niba byari inkoko niba byari inka ari wenyine se oya niba bari nka batatu afite icupa ry'inzoga ndabizo ntabwo bamuguriye aho niba bari kumwe bose ni abakene niwe mukiri barimo ariko ubundi twarana niswa n'igisabo reka nkwerekere gahunda tugiye gukora kujya ni rimwe ku munsi saa 10 ava mu kazi ukuya turajya saa 11 kuko ataha saa 10 saa 1 gasanga ibyo twabimaze isafuriya mwagize ute wayogeje dore wowe nukunda kubikora ugateka isafuriya irimo ibikoko ukabisiga si byasigaye ararira nabyo ndakomeza mbiheraho nukuvanga isafuriya muje muyoza n'igikoma nawe muyozi igikoma zirasigaye guri sabune ukajya kumesa imyenda yo gusa nta kintu amaze muri iyi nzu Uze gafite n'umugore atunziye hirya muramu umugore uramuzara mubonye kagira inkurusi kuva ryari ntabyo se wewe nibyo ndikubwira rero tugomba kumenya ubwenge cya bintu byo kuvuga ngo iki ni iki ngiki ngo n'umugabo reba mugore ucuruza munsi y'umuhanda ni uwo mugore asigaye noneho ngiye kankwereka ubu mugiye kumbona uburakari bwanjye sasa ahubwo ngewe kuko arano nabonye akazi cyakugira ngo ugishe ubukanishi baje gukanika wanjyanye mu kibaje se kandi oya kubaza aho yaje gukanika dore ikibazo cyo gukanika rero gisaba abantu bafite ubwenge bwinshi kandi ntabwo mba nifite ko uzabumenya oya yaje gukanika nibyo byiza cyangwa kujya kubaza aza gukanika ariko gihe cyo tuzaba bakiramaye tukabona n'imodoka natwe tugakira se n'urambuga buri hariya none se ufite amaboko abiri yarambyaye ndamuze yo ndayafite nyine uzakanika imana izaguteza imbere ubona amafaranga hari umanye kugurisha muri mawi wacu kwa mama bamaye uyu ngo se nkawe vugishwe nijya tu ikibazo cyanyu nicyo kunyuka we abasaza basuzugura bandere wanje ndikagarara shanje uvuga ngo ikagangaza oye hadukaze wewe uraciriritse zigize zo nazikuye uraciriritse namuga sante zanda yakundaga zose zarapwa ajya sha umugore wanje siyongezo nta nubwo avuga turaturanye uyu ntamuzi iyi ningegera uyu nukunsebya mudugudu amfasha wari ugiye gushaka ikiciro sinakiriye kuhabwa udatanga y'umutekano cyarujije ngo kibumba amatafari ikiciro cyo barakimpaye bampa nuhagarariye abandi none se wagugize umukuru w'umuryango niyo bandira n'uw'intuzi n'uwanje gusa iwanje ndi narikakaye ubutaha umugore wawe yagukubise utaciye igitoki utamubwiye ugiye kukigurira biriya nuko wenda ntari namubwiye ko ngiye gucikiriya yari yavuze arazatwerera ariko sibyo kuda ubwo uri umugabo nyama ni wowe biteye se kariya gace nanjye byandenze nanjye meruka ari umuntu mukuru ariko wowe warindi muka oya ntabyo kurinda imuka umva ikintu cyakukubwiye yego sha nanjye imirima bikaringa ariko nanje mu rugo iwanjye yego koko muri gusakuriza mu rutoki rwanjye uyu ni muturanye ujya guturana aramukujyanye da wanje ndakomeye utazakina wanje ndi intare wewe ukomeye nk'amase agesi wanje bakomeye nk'amase mubaze nawe iwanje sibavuga data we uyu kumuri nyarindimo aracyavugiwe uyu dore bakakagoza agapfundiye wareba ukuntu ipantaro irahubu wanze ndakomeye nanjye ndabizi kukomeye ntubizi n'amase nyine pambese kugitangiye sibyo noneho nawe uzaba waramenye gukanika ukuri amafaranga tuzuzanye hari n'inka mfite yo mama yatsigiye ndayigurisha narayiragije nyine ujya tokengevero na ubusi yo nka nyago nari nyizi nyine mama narabwega mwamukiri batoya ko umaze kumenya ubwenge harya bino byo gukanekeza ngo byo gukora amamodoka na amagare ni gukora amamodoka amamodoka
kandi nta muntu ujya ukanika ngo abure amafaranga ntabwo bibaho niyo waba uri umuyede ubona we kurya bakazungu se mbona bafite amafaranga baba bayafite nabo nabakanisha mushiki wawe nimbona amafaranga amaze kurya nzamushira aje kwiga narebe nyijyanira mu karisho n'undi bintu byo kubaza bitwara imbaraga ariko bimenye ibyo nakubwiye ariko turabikora bya papa bira bya papa se ibyo twabyanzuye ni ukuvuga ngo tumara kurya amasahani twayogeje ije ko tumara kukinywa teremusi tuzumutsa akaza kagaragaza ko mu burayi kandi rero saboneje naguze no kuyihisha ahubwo munyemereza nanjye ni mesere dore nshaka kwinjira ku Rwanda ariko nawe ufura imyenda ya papa wawe ahubwo sopa sister imyenda ni imvange ni imyanda iyo hasi iyo hejuru n'iyimbere Kangaye gufirira amakarisa. Aho gerageza cyane bose byose nibiki. Nanje bayananiye kanswa yawe. Aho ya nduzo kusanzwe kugira umwanda. Sanzwe ayawe urayifurira. Ako gahuyuka we n'ubundi ntago wamesa n'agahuyugira. Kandi ukataza no kwitaho gusa gasundi kaje nukira umwana. Ahubwo vuga mbabwira ibintu bya danje. Muzari dupore turi muri. Yoza n'ibirya bwo turye iswa taragira hangadira amasaha arageze mu kanya ataza ariko yazaga yasi ataza kudukubita. Yotisha mwa. Cakoze mane se buriye muri iswa. Obas. Njana ndishe kiko. Wajuga banyinda. Wajuga banyinda. Wajuga kumurakiri. Wajuga banyinda. Birajya sinana rero nimwe mane abitekeye. Niyo mpamvu nanjye mbyibye cyane bipfundikira nawe urinde sazi. Igira hino. Kai Marida nibyo muri kuvuga nje. Ibyo hano se bigiye he? Shira hano muje mugabanya inda ndende. Wowe zibirya. Uyu Simon abarindi mukapo. Oya kurindi mukakose. Ngewe ndahora. Wavuze tukaguteranyira. Iwanje ndakomeye. Nginja kimeze gutya. Ubu ngubu nubu ngezeyo. Zibya barakangaranaga. Ngiye uyu umba simbuye sigaye mfite amakuru. Uyu nguyu asigaye agire wabo ntagahaha. Akabari ko kwa boss ukagiye kugukora. Boss ko nubundi nta mugabo utejaga mike. Ese ubundi uriya mugore wawe ni no mwijyanira uzabigeza. Bamujana cibibuno unaniwe kumuhahi oya mureke mbabwire uyu mugabo igisigaye ni ukumuciwe bakamuhambiriza bakamuhereza utwenda mu gafuka wanje ndakaza utagira ko magambo kandi ukabakora wewe ntabyo mukara ntabyo wewe cyane ni mukaza mu rusenge birenze urusenge kuko ubukungu ni ngayambo yo kwa mukazi umva gahunda na sesi wanju ntabyo kusaka kumvugisha amagambo menshi nukugeraho ngasanga n'urusiniya ruraho ibintu kavuga batiritura ndataga nkasigaza ngasigarizaga amatungo ganje oya mwitegereze neza ejo bundi nageze iwanyu izi ni imbavusi oya ariko umva ngusobanurire rata ni ukuvuga ngo ubu iwanje ndataga nkasigarizaga amatungo ganje matungo magufi ejo nageze iwawe baranyikanga bazi ngo ni wewe uzi ukuntu babijyanye mwumve rero mbabwire nakomeze kubatekaho imitwe dore ko kumoka atari bwo bugabo oya afite n'ubugabo uteka njye ntare mu rugo muceceke muze mbabwire iwe ni hano imbere muzi ubundi mpabajyane namwe mwirebe ariko bakajya taratara umva mbere umukobwa we ni inshuti y'umukobwa ujanye ngiye kubona ikwibagara arahe oya kuziwanje nta ndanzi ahubwo ikibazo sinaja mu rugo nta n'umugati njaniye abana oya guhaha byo ndahaha gacana muri karite mu nzu oya muretse muri karite mu nzu afite ubugabo uteye ipasari ariko ntacyo ngaho murye vuba mwariye papa uswa taraza ibirayi mwabyigeje impande yanjemo ijya Dani kandi musanzwe mubinkora no bagugisambo nka so n'ibyo bintu by'ibikawuti ba mwashizemo Aimon ego ukuntu biryoshye naho ujya wose waza n'ibiyo wari kino gize bitwaye nuko bimbangamira n'ubundi tubisaba mu ntoki ndabifite musubandi kurya neza buri wese kurabona mifiriti gusa ibitebe wariye byose undi darabye wibaga ibisambo oya ntabwo nyamo uzabura usambo nka so ni wa mufite imbaraga nanjye rero mwahabonye iwacu abaganje ni runini rwose mwabibonye iwanje byose bibaga biri iwanyu muheruka guteka ryari mumeze mute
rata n'abashyitsi duhuriye mu nzira reka ngomba kubanza kubabwira urukora n'umuntu n'umwitayeho mwigire inyuma mwari mutari cyugaza icyugaza naho ubundi turaza kurabona reba ukuntu bameze bamubwira fiye ndakora mwiza turica ntabwo yabibabwiye Ego mana yanje. Madabit. sawa dore uyu mugabo wawe w'umwiyemeza wewe umva abantu tuzanira hano mu rugo ariko si ikibazo nimwe mu biteye mutangi ibyo kurwana muti nuko muri kurya ko nawe ugira ibyo wahashye oje to kurya ibyo nahashye byo muba mwabiri ako gasuzugura barabyaye cyangwa nakubyaye Manzi bisenyera mukereye kurya. kubisengera manu mfashe urakoze kuba ungejeje iwandi bw'ibiryo bigeze ku meza ubu ngubu nanjye ngiye kubiritura mu bandi umfashe kuko ibiriko bitaragonganira mu mayira amafoke go sinkigashobora iri sengesho nkaba ndisenze ngiye kuritura bino biryo urakoze mana kuko ubyumvishe amen Ndasi zamba ugenda nkamufaziri he? yasahane simurabirinde uru rugo koko ubu ngiye gushakisha abandi pe n'isahane murayikombye yagosha we ngiye gushakisha abandi kuko uru rugo ndi kubona ubwanjye bazanyikisha inzara harya ngo nta mpahaga mwabyawe nande we nta kundi ngiye gushakisha abandi